abanyarwanda tugashyira hamwe tukumva inzira yacu turimo itwubaka ibitekerezo bitandukanye bikajya hamwe bigakorera igihugu cyacu hanyuma tugahangana n'abashaka kudusenya kandi ndagira ngo mbabwire ko biravuna kuba wowe kuba uko ushaka kuba wowe biravuna ni nko kubohora iki gihugu byavunnye abantu ndetse abandi batanze icyo umuntu agira mu bintu byose gihenze kurusha ibindi ni ubuzima bw'umuntu ariko aba bantu abanyarwanda batanze n'ubuzima bwabo kugira ngo igihugu kibe uko gikwiriye kuba kimeze sinumva rero ko bizageraho abantu bakwiye kuba bananiwe bakavuga ngo reka dushake ibyoroshye ni ya nzira biraza kutuvuna bimwe mu giswahili bita kufunga mkanda mnajua unafunga mkanda ni ukwitegura inzara kugira ngo ipatare wambaye itagwa hasi kubera ko washonje unafunga mkanda urabyumva twebwe abanyarwanda twitegure kufunga mkanda sio kufunga mkanda peke yake ni kupigania uhaki wetu lazima tupiganie uhaki wetu tuna haki ya kupigania sinzi ko ubushake ari bwo bwabura rwose ntibikatubemo so ibingibi baraho bavuze induru hirya baratugera barya sanctions we do this ubu buracya twapfuye kubera sanctions even the ones responsible for the problem are the ones asking for sanctions. In fact, there are those you ask, what do you think are the reasons for these sanctions? You know what? I don't know. But the Belgians told us there is something. I mean, ugiye gufata ibyemezo kubera ko wowe ntunabizi icyo bifatiye ariko kubera ko hari uwabikubwiye wundi ufite inyungu ze ariko se nabwo iyo babajije ntibasobanura kuko ubajije uti nakora iki mbese nkora iki kugira ngo ibyo bihano mwoko biduha ntabwo baguha igisubizo cyuzuye kuko ntibakubwira ngo irengagiza interahamwe uziveho zakwiciye abawe ariko zihorere ejo zizanagutere muzi ibihumbi by'abantu dufite hano b'impunzi bavuye hakurya hariya birukanywe mu byabo kuvuga ngo abo ngabo batuze ubihorere uburenganzira bwabo tuzabwira abayobozi ba Kongo babwiteho ubwo ni ukuvuga ngo ubashyize mu maboko yabo y'ababica ufasha ababica ubashyize abapfa abicwa ubashyize mu maboko y'ababica
ibyo se bibaho iyi si turimo iri mu kinyejana cya kangahe ariko kuko bisa nkaho byasubiye mu kinyejana kindi twahisemo cyarangiye. Rero abanyarwanda, icyo nashaka kuvugana namwe, nagira ngo mbabwire uko ibintu bimeze gutyo, bimeze uko mubyumva, buri wese arivugira arikorera ibyo ashaka. Ariko twebwe ndagira ngo mbasabe ngo twe dukomeze inzira yo kwikorera, ntawe dushotora, ntawe twanduranya, ntawe dushaka kwanduranyaho. Ariko iyo umuntu ashaka kukwica ubigenza ute? Muri za nyigisho, ariko nta kibazo mfitanye nazo. Ngiyo ukubise ku musaya umwe harya ngo urahindura ukagira utya. Ibyo ntabyo ndimo. Mumbabarire munyumve, nta n'uwo mbisabye ngo ariko abigira rwose. Nugira amahirwe urasigara uri muzima rwose. Ibyo niyo dini yanjye. Dini yanjye yo kubisaha ndakubita n'ahandi hariho hose hashobora ntabwo muri ibi bibazo turimo, iyo mikino cyangwa iyo myumvire, ariko ikibanze ni uko rwose twakomeza inzira turimo yo kubaka igihugu cyacu, kubaka ubumwe bwacu, imbaraga zacu, no kubana neza n'abandi, ari abaturanyi, ari n'abandi bakure. Turifuza kubana neza nabo, ariko bagomba kuduha amahoro twifuza, dukeneye, nk'uko natwe twakora ibyumvikana bizima kuri bo. Ariko ibi bintu ngira ngo Rwanda erega icyo bita failed state, twari ahantu igihugu kitazongera kuba igihugu. It was not supposed to be a nation again. Rero hari abo byatangaje cyangwa byababaje kubona abantu bongera, ni nko kuzuka, kugira ngo dusubire hariya tuvuye, yeretse utarahabaye nta wahasubira. Niyo mpamvu tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo tutazahasubira, dukomeze inzira iduteza imbere, nubwo haba abaduca intege cyangwa bashaka ko babirwanya, ntitugire aho tugera.